Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Igitondo cyiza, ubundi buntu. Turashima Imana kandi turashima Imana yo ibigena, yo ibiduha, iduha ubu buntu bw'ikindi gitondo, bw'ubundi munsi, ubuntu bwo kongera kubona ineza y'Imana. Kuko iyo umunsi wundi tuwubonye cyangwa se tuwugezemo, ni ukuvuga ngo tuba tubonye indi neza, tuba tubonye ubundi butabazi, tuba tubonye gusohorezwa amasezerano, tuba tubonye iby'igiciro, tuba tubonye izindi mbabazi, tuba tubonye ukundi kubaho. Turabishimira Imana. Reka dusomere hamwe Zaburi 125 umurongo wa 2. Zaburi 125 umurongo wa 2. Niyo zaburi tuzindukanye, niyo zaburi twirirwamo, niyo zaburi dusengeramo uyu munsi, niyo zaburi tugenda tuzirikana uyu munsi wa none. Zaburi 125 iravuga ngo, nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Uko imisozi igose i Yerusalemu, uko imisozi hazengurutse, uko niko Uwiteka nawe Nyiringabo, Uwiteka Elishadayi, Uwiteka Nyiribihe, Uwiteka waduhaye Yesu Kristo, Uwiteka umunyembabazi, Uwiteka umucamanza w'ukuri. Amina. Uwiteka rubasha, Uwiteka umugenga wa byose, uko niko agota abantu be, uko niko agota abamwubaha, uko niko agota abo yaremye, uko niko agota abo yishimira, uko niko agota abamusenga, uko niko agota abamusingiza, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Uru ni urugero rubigereranya, byerekana uko Uwiteka agota abamwubaha, uko Uwiteka ashyira uburinzi ku bamwubaha, uko Uwiteka arinda abamwubaha, uko Uwiteka areberera, acungira umutekano abamumenye, abizeye Yesu, abo yaremye, abamukunda, abamushakana umwete, ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu. Haleluya. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, uko niko Uwiteka Nyirimbabazi n'ubuntu bwinshi, Nyiramahoro, haleluya, Nyirineza, Nyirubwenge no kumenya, Uhoraho, Uwiteka umucamanza w'ukuri, ngo niko agota abantu be. Aratugota, araturinda, abana natwe. N'iki gitondo yashyizeho uburinzi kugira ngo twongere gukanguka, tubone undi munsi, nuko yatugose, nuko yaturinze, nuko yaturebereye. Haleluya. Niwe ubigena. Uko niko arinda abantu be, uko niko arinda abamwiringiye, uko niko arinda abategereza imbabazi ze, uko niko arinda abafite ibyiringiro muri we, akaturinda mu buzima bwa buri munsi, akaturinda mu bicuku bya nijoro, akaturinda ku manywa y'ihangu, akaturinda dusinziriye, akaturinda ku manywa dukanuye. Kandi icyo nkundira Uwiteka we, ntago arinda abantu be, ntago arinda be, ntago arinda abamwizeye gusa, ahubwo aturindana n'ibyacu n'abacu, aturindana n'ibyacu n'abacu. Haleluya. Komera Imana amashyi. Uwiteka aturindana n'ibyacu n'abacu. Niyo mpamvu tubyuka tugasanga turacyari kumwe n'abantu, niyo mpamvu tubyuka tugasanga yakoze iby'imbaraga, tugasanga aho turi yahaturindi, tugasanga yarinze inshuti zacu, tugasanga yarinze imiryango yacu, tugasanga yarinze ibikorwa byacu, tugasanga yarinze ibyo dutunze yaduhaye n'ubundi, tugasanga yaturinze
yatugose araturinda, hanyuma turindana n'ibyacu n'abacu. Hari ijambo nkunda ryo muri Bibiliya rijyana n'iri jambo cyangwa se bijya gusa. Zaburi 145:20, naho haravuga ngo Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose bazarimbuka. Kaduhagarare hano, Uwiteka arinda abamukunda bose. Ni ukuvuga ngo Uwiteka agota abantu be, ni uburinzi aba yazanye akaturinda. Muri uko kutugota ni uburinzi aba yasizeho. Muri uko kutugota ni ukutubera amaso aba yasizeho. Muri uko kuvuga ngo Uwiteka uko imisozi igose Yerusalemu niko agota abantu be, ni ubwo burinzi aba yamanukanye, hanyuma agashyiraho sekirite yiwe kugira ngo abantu be baba amahoro. Hari n'irindi Zaburi ya 97:10 haravuga ngo mwabakunda Uwiteka mumwanga ibibi, arinda ubugingo bw'abakunzi be. Ni ukuvuga ngo Uwiteka nk'uko imisozi igose Yerusalemu akaba ariko agota abantu be, ni ukuvuga ngo arinda ubugingo bwacu. Ukaba yagose ni uburinzi aba yasize ku bugingo bwacu, agashyiraho korutire kugira ngo hatagira umwanzi uza kuvogera ubugingo bwacu, kugira ngo ubwo burinzi buhabe, hatagira ikintu na kimwe kiza kuvogera ibyacu, kiza gutera mu byacu. Ubwo burinzi Uwiteka aba yamanukanye akabushyira ku bantu be, akabushyira ku bamukunda, akabushyira mu byacu. Ni uburinzi aba yatanze, hanyuma bwa burinzi bugafunga. Noneho hagira igitera, kije gutera, bigasanga hariho uburinzi bw'Uwiteka. Haleluya. Hariho sekirite y'ijuru ituruka ku Mana. None reka nibaze, niba Uwiteka ari uturinda, niba Uwiteka ari ubana natwe, niki cyadutera ubwoba? Niki cyatuma duhangayika? Ko turi mu burinzi bw'Imana ishobora byose, ko Uwiteka tugose imbere n'inyuma, ntago arinda ahantu hamwe. Oya, Uwiteka agota. Ni ukuvuga ngo arakorutira hose, imbere, inyuma, iburyo, ibumoso, hasi no hejuru, hose akaturinda, akatugota. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, Zaburi 125 yo duhagazemo, murongo wa 2, ngo uko niko Uwiteka agota abantu. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo uko niko Uwiteka arinda abantu be. Haleluya. Aturinda, atwitaho, kandi ndagumya mbisubiremo, ntago aturinda twenyine, aturindana n'ibyacu n'abacu. Noneho nguhereye none ukageza iteka ryose. Ntago Data wa twese aturinda umunsi umwe, ntago El Shaddai aturinda umunsi umwe, ntago Uwiteka nyiribihe aturinda umunsi umwe ngarekeraho. Oya, ahubwo nguhereye none ukageza iteka ryose. Aturinda ibihe byacu byose byo kubaho kwacu, igihe cyose tukiri mu isi, twebwe abo yaremye, twebwe abana, abamwizeye, araturinda. Abasize ibyiringiro muri we, araturinda. Abamushakana umwete, araturinda. Abizeye Yesu, araturinda. Abakiranutsi, araturinda. Abamwiringiye, araturinda. Haleluya. Ibihe byose, ibihe byose. Haleluya. Hari igihe umuntu aryama ijoro ntirigende neza, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ngo uko imisozi igose Yerusalemu, Uwiteka niko aturinze. Hari igihe yenda nijoro bigera nijoro, kubera ko niko isi turiho niko imeze, ukumva birahindutse umubiri cyangwa se ahantu uri, ariko ndagira ngo nkubwire ko turi munsi y'uburinzi bw'ishobora byose, turi munsi y'uburinzi bw'amaboko akomeye, turi munsi y'uburinzi bw'Imana nyiribi, turi munsi y'uburinzi bw'Imana idukunda, turi munsi y'uburinzi bw'Imana yaturemye.
kandi ibihe byose aho ngaho niho abuhoraho ab'Imana babarizwa. Ni mu kugotwa nawe, ni mu kurindwa nawe, ni mu kubona uburinzi bumuturukaho, ni mu kubona imbabazi zo kurindwa n'Imana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Data wa twese agenda aturinda. Reka dusenga Imana. Ubwire Yesu umushimire, ubwire Data wa twese ndagushimira kubw'uburinzi. Iyo ataba Uwiteka ni ukuri byari gukomera. Iyo ataba we ngo aturinde, hari aho tuba tutaraciye. Iyo ataba ngo aturinde, uyu munsi ntabwo tuba tuwubonye. Iyo ataba we ngo aturinde, ntabwo tuba tukiriho. Iyo ataba we ngo aturindane n'ibyacu, ibyacu biba byaribagiranye. Iyo ataba we ngo ahahagarare agote, atugotane n'ibyacu, ahari yenda tuba twarasigaye gusa, yenda nta niki. Ariko turashimira Data wa twese, we uturinda buri munsi, buri gihe, aho tujya hose akatugota. Ntaturinda nijoro gusa, ahubwo aho turi hose sekirite y'ijuru iba iri kumwe natwe. Aho tugenda hose agenda aturinda. Hari ingabo nyinshi z'Uhoraho adushyiraho, hari ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, hari ingabo nyinshi zimanuka ku bwacu, hari ingabo nyinshi Uwiteka agotesha abamwubaha, abantu be. Kandi ntago ziza rimwe gusa, oya, ahubwo ibihe byose. Twaba twabisenze ngo Mana undinde, twaba tutabisenge, Uwiteka araturinda igihe cyose. Reka tumushimire ko yaturinze. Tumushimire. Hari ahantu warigeze ubona uravuga ati ahangaha ni Uwiteka uhankuye. Hari ibintu Uwiteka yakurindiyemo, hari ibihe Uwiteka yakurindiyemo, hari igihe Uwiteka yakurinda. Uravuga ati ahangaha ni Uwiteka uhadutambukije, ni Uwiteka uhagutambukije, ni Uwiteka. Ni bwa burinzi bwe, urabibona neza ko ari uburinzi bw'ijuru. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Reka tumushimire ngo uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abamwubaha. Ubwo burinzi bw'Imana reka tumushime uyu munsi, kandi ugendere mu kwizera, mu byiringiro. Turinzwe n'Imana ikomeye, turinzwe n'Imana y'inyamaboko ishobora byose, turinzwe n'Imana idukunda, itaturinda twebwe ubwacu gusa, ahubwo iturindana n'ibyacu n'abacu. Niyo mpamvu tugenda tukagaruka tugasanga abacu, tugasanga abana bacu, tugasanga imiryango bari bameze neza, baracyariho. N'ubwo burinzi bw'Imana. Imana igenda itanga, Imana igenda irekura mu buzima bwacu. Si uko dukiranuka cyane, oya, si uko dukora ibyiza, ahubwo mu kubaho kw'Imana yacu, mu gukora mu ntekerezo z'Imana yacu, mu byifuzo, mu by'Imana itwifuriza by'Imana yacu, no kuturinda ibishyiramo kandi ikabidukorera. Haleluya. Papa, turagushimiye ko uko imisozi igose i Yerusalemu ariko uturinze, uko imisozi izengurutse i Yerusalemu ariko udushyiraho uburinzi bwawe. Oh, haleluya. Niyo mpamvu tubona igitondo, niyo mpamvu tubonye uyu munsi. Ni uburinzi bwawe bukomeye, ni uburinzi bwawe watanze, ni uburinzi bwawe udushyiraho. Kandi ntuturinda twenyine, ahubwo uturindana n'ibyacu, ahubwo uturindana n'abacu, ahubwo uturindira aho turi. Ntabwo turindira ahantu hamwe gusa, ahubwo ugendana natwe, ahubwo ubana natwe. Yo, haleluya. Ukamanura ingabo zo mu ijuru zo kuturinda, ukamanura abamarayika bo kuturinda, ukamanura, haleluya, sekirite y'ijuru ikagendana natwe aho turi hose ku isi. Ibyo tuba turimo turi gukora byose, ugendana natwe ukaturinda. Ndagushimira uburinzi bwawe, ubwo watanze muri ijoro tukaba tubyutse amahoro. Turagushimira uburinzi bwawe bukomeye ushyira ku buzima bwacu, ku mibiri yacu, ku ngingo zacu, ushyiraho Mwami kuri buri byacu byose, maze bikarindwa, tukarindwa nawe. Uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro. N'uyu munsi twizeye sekirite yawe, twizeye uburinzi bw'ijuru, turagendera mu burinzi bw'ijuru, turahagarara mu burinzi bw'ijuru, turakorera mu burinzi bw'ijuru. Haleluya, haleluya. Turavugira mu burinzi bw'ijuru. Tubimenye neza ko uko imisozi igose i Yerusalemu, uko niko uturinze, uko niko utwitayeho, uko niko uduhagazeho. Shimwa Mwami.
himbazwa mwami, himbazwa ko mu byo waduhaye, mu byo uturekurira ukabiduha harimo n'uburinzi, kandi atari ukubikora rimwe gusa, atari ukubikora akanya gato, ahubwo ubikora ibihe byose, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Shimwa mwami, himbazwa gitare none n'iteka ryose, amen. Himbazwa mwami. Murakoze, umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom, wibuke gusangiza iyi video abandi. Bye.